Bene Ngango. Bene Ngango ni inkuru ishushanya inzira abatekamutwe bakoresha kugira ngo bacuze abantu imitungo batunze. Iyi gucika kuko izatuma uvumbura inzira bamwe na bamwe bakoresha kugira ngo bagere ku cyo bifuza kwiba. Bene Ngango episode ya 4 iribanda ku butekamutwe bugamije ku kwiba mu rugo. Kagabo na Karara bakomeje kwiba ubutaruhuka. Nyuma yo kwiba abaturage bo mu mudugudu wa Kagoyi no kwiba Theo bakoresheje urukundo, ubona naho biyemeje kwiba mu ngo. Akenshi ba nyiringo iyo bagiye ku kazi ntibasiga ingo zabo zonyine, kuko akenshi basigamo abantu babafasha gukora imirimo yo mu rugo cyangwa se abarera abana babo. Kagabo na Clara naho bahayobotse, barabikora bate rero? Ngaho uyumvire nawe. Yego, Kara ntukagire ubwoba, nabanye n'abantu kenshi kandi akenshi nasanze batekereza ku byo babona ako kanya. Si benshi barenze ingohe iby'imbone zabo ziba zibona imbere yabo. Ibyo rero nibyo nkoresha mbatwara ibyabo. Hanyuma se ko wambwiye ko uyu munsi tujya kwiba mu ngo, hari aho waba uzi neza? Oya, ariko kuri kiriya gipangu haba umugore n'umugabo buri gihe babyuka bajya ku kazi, ndetse n'uyu munsi bagiyeyo. Mu rugo rwabo bahasiga umukozi w'umukobwa urera umwana. Twebwe rero turajyana ibiro 5 bya kawunga, hanyuma ndakwereka icyo tubimaze. Nyumva akadomorwa. Aha, iby'uyu munsi byo ndabona bishobora gupfa. None si yo kawunga urayigura he? Ndayigura hano hirya, ariko rero witekereza ko biza gupfa. Ubwo bashyize inzira baragenda. Bageze ku iduka bagura ibiro 5 bya kawunga, nuko berekeza kuri rwa rugo. Habanje kugenda Kagabo arakomanga. Clara we yari yasigaye inyuma ho gato. Umukobwa rero umwana wa nyir'urwo rugo yahise asa gukingura. Maze Clara bavuye aho yarari asagana aho kuri icyo gipangu. Kagabo yahise abwira uwo mukobwa ati: Mwaramutse mabuja. Mwaramutse. Mabuja yarampaye kawunga ngo nyizane hano. Ariko mama Titi nawe ubu se koko guza indi kawunga kandi ejo bundi ari bwo yari yohereje umufuka wayo? Oho, ese ntiwabimenye? Kagira inkuru, menye ibiki? Oho, ntuzi ko ibiribwa bigiye guhenda. Ariko uzi ko utajya wumva radiyo? Leta yasabye abaturage ko bahunika imyaka kuko igiye guhenda. Ese maye niyo mpamvu? Rero ejo nabonye azana ibiro 10 by'isukari kandi asanzwe agura ibiro 5. Nyoberwa icyabaye, naho ubwo yaramaze kumva ayo makuru cyane. Uyu mukobwa muzanye wese biti? Uyu mukobwa rero ni umutekinisiye. Mabuja wawe aramubwiye ngo umuhe ya televiziyo ajye kongeramo gaze ngo kuko babonye igiye gushiramo. None se burya za furate nazo bashyiramo gaze? Narinzi ko gaze bazitekesha gusa. Buriya na furate izongerwamo gaze kuko niyo ituma amashusho yazo agaragara neza. Ahubwo yanambwiye ngo uze kwita kuri uwo mwana cyane. Shabyihorere, wakubwira ukuntu ari kundushya. Ariko rero wa mukobwa we, mabuja waragukunda pe. Uzi ko numvise avuga ko agiye kuzakurihira ishuri ukiga ibijyanye no gusuka. Reka ntibishoboka. Niko wumvise avuga? Cyane, ariko ntazabimubwira tazatuma mfata nk'injajwa. Gusa numvise avuga ko agiye kukongeza kandi ko azakurihira ukiga, ngo kuko ngo mufatire umwana neza. Nyumva akadomorwa. Umva nkubwire, yaba ngiriye neza pe. Ahubwo si umukobwa arashoborira furati cyangwa urayimufasha? Nta kibazo, ndayimutwaza wenda atayitura hasi mabuja yabahombye. Ubwo baje kujya mu rugo, maze nyamukobwa asora furati. Nuko Kagabo agira ati: Ese mabuja nta gikarito cyayo ngo tuyitwaremo ra? Ndanga ko yakwitura hasi rega. Kirahareka nkizane. Kizane vande kwica akazi mabuja. Ndaje yewe. Ndabona utanatinze da. Dore ngiki. Ngaho mfasha tuyishyiremo rero. Ariko rero uzi ko nimero zawe umunsi nabonye akantu nzakoherereze ka mitiyu ka desa. Ngaho se sha.
zandika ku gapapuro zimpe cyangwa se zandika muri aka gatelefone kanjye. Reka nzandike 05 ya n'izi ngizi. Yego sawa rero naho mu kanya kuko ndahita ngarura iyi televiziyo ube wirebera na filime zisobanuye ndabizi urazikunda. Yego sha urasanga maze guhisha maze tubisangire. Sawa rero mabuja wanjye. Yego sawa. Yagiye mu mubare wabo nakanguye. Bye. Kagabo na Clara bamaze kurenga urwo rugo bahise bavuga bati nirandangare turayikanguye twigendere. Isomo: gerageza uganiriza abantu usiga ku rugo ubabwire ko bakitwara mu gihe hari umuntu uje iwawe udahari. Babwire ko ubutekamutwe bweze kandi bakoresha amayeri menshi. Nubikora utyo uzaba ugize uruhare mu kurwanya ubutekamutwe. Uyu ni umusozo. Turakubutsa ko iyi nkuru iramutse igucitse wakongera kuyumva kuri YouTube channel yacu yitwa Nyumva, hanyuma warangiza ugakora subscribe ndetse ugakanda no kunzogera kugira ngo inkuru dukoze zijye zihita zikugeraho ako kanya. Nyumva akadomo rwa